Ino TV. Uru ruzinduko ufite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugamije iki? Ese ruzarangira ryari cyangwa se hari abajya bagenda bakavuga ati ubu ngubu twageze ahandi wacu banza ariko babyita, we bimeze gute? Uruzinduko mfite icya mbere ni urukundo, nicyo rugamije. kandi udakunda burya nta kuya no kubaho. Oya wibiseka, umuntu udakunda ntago akwiye kubaho. Kuko twebwe nitugera no mu ijuru buri ibintu byose bizarangira, ariko ikintu bita urukundo. Urukundo nuko abantu barupirase basigaye barufata nabi, ariko urukundo nicyo kintu cya mbere kiguhesha umugisha, kikaguhesha amahoro, kikaguhesha kurya neza, kubaho neza, ubuzima. Urukundo ni rwo ruzaba runjyanye, nta kintu. Ariko uti udakunda we ntakabeho. Udakunda ntakabeho kabisa, tuzamuha transferi. Umuntu udakunda tuzamuha transferi yigendere. Buriya mu buzima habaho gushimira. Yego. Hari umuntu uzaba ngiye gushimira. Ako kantu gake subiramo ako kantu. Hari umuntu nzaba ngiye gushimira. Yego. Gushimira ni ngombwa mu buzima. Yamaye by'umuco. Ni n'umuco. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga, nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ujye ugira kwizera nk'uko Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba, ugire kwizera nk'uko Danieli wavuye mu rwobo rw'intare, ugire kwizera nk'uko Mose wambutse inyanja, kandi ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Mbaha ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira kuri Ino TV. Nizere ko mumeze neza. Ni mu mugoroba mu masaa 11 ndetse hafi n'igice, nibereye mu burasirazuba umujyi wa Ngoma, umujyi ufite iterambere riteye imbere cyane. Aha niho hibera icyamamare cyacu Mama Gasiki cyangwa se Gaju. Uyu nguyu tumaze iminsi tuganira, ariko hari inkuru nziza namenye. Ndavuga nti ni byiza ko iyi nkuru nziza nza kuyisangiza inshuti zacu zidukurikirana ziri hirya no hino mu isi, by'umwihariko abari ku mugabane wa Amerika. Yes, uyu nguyu rero namusuye ku mpamvu yuko namenye ko agiye gufata rutema ikirere agasura inshuti z'akadasohoka zacu ziri hirya no hino mu isi. Ariko ari seriye cyane mw'abantu. Uraho ma? Amakuru ki? Ndaho ndakomeye, meze neza. Ngo ndatunguranye hari. Ibyo mvuze nshobora kuba ntunguranye, ariko utaravuga mbanze ngushimire ukuntu wambaye rwose neza cyane. Wakigisha abantu icyo amafaranga maze, wakigisha abantu icyo bita kwambara. Ko mvuze ifaranga ukikanga, wakigisha abantu kwambara basi. Abantu mushaka kwambara neza nimwegere Mama Gasiki mu mazego. Bigenda gute? Umeze ute? Meze neza, ariko kwambara neza ni ukuberwa. Ushobora kugura ibintu bihenze, ariko udafite taye yo kuberwa ugasanga ibyo bintu nta kintu bikumariye. Gusa ntago mbiraseho. Ubundi kwambara neza ni ukuberwa. Kuberwa. Sha uraberewe pe. Merci d'avance. Uraberewe sana. Merci beaucoup. By'urwego. Amakuru y'imisi? Amakuru ndaho, meze neza, ndakomeye. Ewana, uranasa neza. Ndafiringa bete. Hashize iminsi tutabonana, ariko aho nkuboneye ndabona usa neza cyane. Nukubera nde? Kubera Imana.
ukuri kw'Imana ukubera Imana ni ukubera Imana. abapetisi amakuru yabo abapeti bameze neza. Gasikira ejo bundi naramusuye i Kanombe kuri Foteke. Ya mbona ameze neza nta kibazo, aracyaba uwa mbere, aracyatsinda. Mushiki we nawe ibintu bimeze neza kabisa, bameze fresh. Kagira inkuru rero, ugiye gusura abantu Amerika, nugusura nukubayo. Okay, buriya ngo akanyoni katagurutse ngo ntabwo kamenya iyo bweze. Niyo mpamvu rero giye nateguye ndavuga niba muri iyi minsi watega rutema ikirere nkagenda nkajya kureba inshuti zacu zo hakurya y'amazi, nkagenda nkasura inshuti. Ubwo ninshima nzatindayo, ninashima nzabanguka, ariko nzaba ngiye gusura inshuti. Uzaba ugiye gusura inshuti? Yes. Yes. Umuryango n'umuntu ku giti cye, umusore, umugabo, umukobwa, umugore. Ariko ibyo ngibyo mubikura hehe? Yewe jyumgiza ukure. Nzaba ngiye gusura wese, igikuru nuko nzaba ngiye gusura umuntu hakurya y'u Rwanda. Ariko iyo bibaye byiza hari ukuntu iyo tumenye wari we tuhita tunavuga ati rwose uwo mubyeyi arakagira ubuzima Okay, nzasura abantu batandukanye. Nzasura abasista, nzasura abamama, nzasura abakecuru. Yes, mubimenye kandi abo bakecuru bashaka kuba barabyaye kobwa na hungu. Icyo nzi cyo nuko nzajyayo. Ako bambugira inshuti nyinshi kandi ni mu gihe n'abafana. Buriya hari uburyo umuntu abazi ko imiryango ngiyo bose ngo bapfuye ngo bitabye Imana, abazi ko wenda ubuzima bukurangiriyeho. Nyamara umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo inshuti ruta inshuro. Yego. Sorry. Komera. Inshuti ruta inshuro. Niyo mpamvu narangije kubona ko ahantu inshuti ziri umuntu agomba gukomeza kuhakurikirana. Yego. Yes. Ariko ndabona bigushimishije wa mugore we. Byari bwashimisha narajyayo. Njyewe nindamuka ngeze mu ndege. Ewana amapica ya mbere mugahita muyabona. Nzaguherekeza. Nzaguherekeza rwose nkugeze kuri airport hariya. Mubone wuriye dusezerana. Ejo bundi Dorcas na Vestina bagiye muri Canada. Bagenda bifotoza ariko nyine abantu bayavuze ibiki baraje nyuma yaho bagiye umugabo gatabizi ngo Vestina aho cyo abantu bivanga mu bintu by'urugo we. Niko bigenda. Oya ntago ibyo ngibyo mbikunda. Kandi umugabo yaranamuherekeje yewe bageze ku kibuga cy'indege gucyana n'ababonye. Umugabo aramusezera. Ubwo urumva umugabo yaravuze ati urugendo rwiza nanjye reka mbe nita ku rugo. Ariko nyuma yaho itiku Vestina umugabo yaramutaye. Ako uriya mwana bamushaka hiki? Oya reka tubanze tunabivugeho. Ubundi nkuriya mwana Vestina baba bamushaka hiki? Nyine ikibazo iyo ibyamamare biri ku mihanda nyine nuko. Oya burajya ikintu nabibwiriye. Ntihakajya hagira umuntu ngendaho. Niba mwari mwaramenyereye kwirirwa muvuga ba Vestina mukavuga bande stop by day. Ntago rwose igihe mbikunda pe. Nta nyankunda ibintu by'urugambo rwose, ibintu by'umunwa ntago giye nyambyemera. Cyane. Ubu nawe ko baza kujya avuga. Mama Gasikire. Ndabizi nindamuka nuriye indege bazatangira avuga ko ngiye gushaka y'umugabo. Nta kindi kintu kizahita kivugwa directly rwose. Nukuvuga ngo ko Mama Gasikire ngo yabonye ngo mu diaspora andamaze. Ubu noneho rero ubu nize gushishura na shaho. Kuri kwimana kubashishura noneho. Muragoye. Abantu mwamenyere kwandika comment zimwe z'ibigambo. Umva muragoye ninjye namwe. Ariko wanabamara n'amatsiko. Mu byukuri weruye umuntu ugiye gusura mu buryo bweruye. Amatsiko ashirega. Nababwiye ko nzasura abantu b'ingeri zitandukanye. Kandi abo bantu nzasura babyaye kobwa na hungu. Hari ikindi mushaka kumenya? Ubu se ko bari buvuga ati no mugabo asha mugore mwiza nkuriya ubwo nabagabo nibo bamuhamagaye. Ahubwo muri kunyereza sinzi ejo kwa ko ndi burare niteguye hari ibintu narapakinga. Hari ibintu narapakinga. Ushatse wabundetse ikiganiro nkazakiguhamvuyeyo. Oya ngewe n'utuntu dukeya ngiye kukwibariza ahubwo twihuse cyane. Uzaba werekeje kuwe mugabane? Umva kandi. Dufite imigabane myinshi. Ngiye ngiye muri Amerika nta bindi. Ngiye ahantu bita New York. Aho niho hari inshuti zawe zakadasohoka. Oya nari n'ahandi nzahita nemberera ariko New York niho nzahabihera nyine nawe urabyumva.
kuko byongeyeho kandi ni naho hari boss wanjye w'Ikirezi TV ntihatuye. none se niwe uvuze ati ngwino tubonane oya nta nubwo nabizi igihe nashaka kuzamukora surprise biri seriye none se ko byangwa byo byose mbigira ndashaka kuzamukora surprise najya kumva yumva ngeze hafi mvuye mu ndege kwako urabona iyo umuntu avuye mu ndege hari ahantu bakirira abagenzi bavuye mu bindi bihugu ngiye nyagera rero nzahita mukoringa umubwire ko jewe amhiya in ukuri kw'Imana yes nzabizi none se ubundi ko nzaba ndi kuba ibintu byose muzaba muri kubibona nurira manuka ngenda nganira uzajya udoda ushoko ko nzoga ko nzateka bafite amatsiko y'ibiryo barya ibiryo byarembeye muri figo ndaza guhamagara Dorcas mu mwumbati ibintu bariye ukuntu byari bimeze mwumbati wabonayo uvuye mu murima n'imboga ni ukuzigura bajugunya muri firigo ibintu byose niho biva ubwo buzima ugomba kumenya ko ariko bimeze nyine burya sazi mwazirya ari mbisi azimira nzima ariko reka tubanze turebe bwa mbere abantu bari hariya kandi badukurikiye basanzwe bagukunda hari abo wifuza wenda kuzabona nk'uko uri kubivuga ariko bahe message y'uruzinduko witegura kuzakora bakwitege gute bakwakire gute nk'abantu bagukunda nk'abantu bankunda waretse nkazabatungura kandi oya wabivuze bakaguhishira nyamara bivuge baguhishira waretse se ko bazampishira nicaye ahandi umuntu akimara kuva mu ndege hari ahantu bategerereza waretse namara kuhicara nkaza bari ugomba hamagara nkababwira ngo nahageze ubwo tuzababwira igihe uzuririra indege nta kibazo oya ndabizi kamera ziba zindiho ibyo nkoze byose narangije kubibona kamera ziba zindiho niyo ndyamye menyana nijoro kamera ziba zindiho kamera wayi igihe cyose kamera nkazajya mumpa amahoro ariko dusubira inyuma kubwiza ufite muri iyi minsi biri kuva he tubwira ariko rega nta kibazo ariko njye nakubwiye ngo nukubera Imana buriya Imana ihari ibintu byose biba bihari nta n'ikintu na kimwe kitabasha kugerwaho Imana ihari niyo mpamvu nkubwira rero iyo ushyize kandi Imana imbere nayize imbere mu byawe njye nashyize Imana imbere imbere ni Nyagasani njye nayishyize imbere nayirabizi ariko harimo amafaranga n'ukuri wamfura ubanza ashobora wenda simbizi ariko hari ukuntu bajya bavuga ngo wambaye neza agaragara neza ariko bikorwa n'amafaranga ariko muri make ikidasanzwe kuri jye wabonye ni igiki cyewe ndabona ngabarira umbwira ikintu kidasanzwe nuko nambaye ibintu birebire nuko nateze mu mutwe complete zenguruka turebe hari ukuntu waruzengurutse wamaye nka data narababwiye kerekewa narababwiye rwose mutazankoresha wajya ndi kudafira sinzi ahantu nagiye gusengera ese hari ikibazo bakoresheje ubukwe none ugasanga umugeni n'umukwe bose mo baragira ngo bagendana wajyana akoresheje mariage nuko ndi jyenyine oya nta kibazo nyine iyo tuganira jewe ni nacyo kintu ngukundira n'abandi bagukundira nuko nyine ubaha ibyishimo cyane ko abantu urabizi abantu bakenera ibyishimo cyane none se reka turebe rero uru ruzinduko ufite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugamije iki ese ruzarangira ryari cyangwa se hari abajya bagenda bakavuga ati ubu ngubu twageze ahandi wacu banza ariko babyita we bimeze gute uruzinduko mfite icya mbere ni urukundo nicyo rugamije kandi udakunda burya ntakwiye no kubaho oya wibiseka umuntu udakunda ntabwo akwiye kubaho kuko twebwe nitugera no mu ijuru buriya ibintu byose bizarangira ariko ikintu bita urukundo urukundo nuko abantu barupirase basigaye barufata nabi ariko urukundo nicyo kintu cya mbere kiguhesha umugisha kikaguhesha amahoro kikaguhesha kurya neza kubaho neza ubuzima urukundo nirwo rero ruzaba runjyanye nta kintu ariko uti udakunda we ntakabeho tuzamuha transfert umuntu udakunda tuzamuha transfert yigendera ako ni kamwe ubwo urukundo nirwo rukuzindukanye kabiri ni urukundo ni urugendo ruzacumbukuka cyangwa ikindi cya kabiri buriya mu buzima habaho gushimira yego hari umuntu uzaba ngiye gushimira ako kantu gake subiramo ako kantu
hari umuntu nzaba ngiye gushimira. Yego. Gushimira ni ngombwa mu buzima. By'umuco. Ni n'umuco. Njye nindamuka ngiye nzaba ngiye kumushimira kandi nzamutungura. Hako si faranga riri hariya ko ari ryinshi we. Hari support irimo ariko. Ya. Nta bintu by'ifaranga. Nta kintu. Ndavuga urugendo agatike hari umuntu wagize aragira. Agatike. Narabanje ndagapagasa. None se ubugewe hari ubwo nicara. Oya ntukicare. Igihe cyose simba ndi gushakisha. Ntukicare kandi uri muzima. Noneho hateye n'ikintu cyiza, ikintu cyitwa ibimina. Ibimina rwose murajyamo ugashyiramo amafaranga igihe cyagiye ukavuga uti mume n'akamiliyoni, mume miliyoni 2. Ibimina mo biratanga amafaranga kabisa. Niyo mpamvu ndi kwibutsa abantu bavuga ngo mituweli ngo zarazamutse, ngo babashyize mu byiciro ngo mudakwiye. Jya mu kimina urebe ko niba gushyira no kuri 50 utazayabona. Ibintu bizagenda neza. 50. Ubu abantu bari kwitotomba benshi n'abantu bataba mu bimina. Ngo iki? Mu kimina baguha amafaranga. Ugakemura akabazo. Nanjye rero ikibazo cyo kuvuga ngo ndabona ibyangombwa kugira ngo nurire amatike njye nayatse mu kimina. Wiki ari kuvuga uti njye gushimira umuntu wanjye cyane kandi mu kimina siga ntanze ninjya kugenda nzasiga ntanze imigabane yanjye yose ku buryo bazagabana mpari nibagabana ntanahari nzaba rashyizeho petite sœur wanjye abo nitaba petite sœur banjye kuba ko giyewe ntabavandimwe mfite ariko mfite inshuti nitabavandimwe mfite n'igihugu sha rega ni ufite igihugu ya wishongoro ufite n'igihugu mfite n'igihugu cyiza ufite n'abantu bagukunda ntabwo wava hano ngo ujye kuri uriya mugabane cyo gusa udafite abantu bakusapotinze cyane. Mbo rero ni ukuvuga ngo kimwe cyo reka turebe urateganya kumara igihe kingana iki? Okay, igihe nteganya cyo nari nageranye kumara imyaka 2 cyangwa se wenda mbere ya umva ari ugutura mwa oya ntago ari ugutura nshaka kuzamara imyaka 2 imyaka 2 cyangwa se umwaka n'amezi nka 12 karabaye nugutura 12 ubwo si imyaka 2 no ugutura ubwo nzabara wenda umwaka n'amezi 10 niyo nzamarayo ariko maze ntembere basi nduhuke mu mutwe stress zigende abantu imishiha umwaguve mu mutwe wanjye umva abiruka batavuga rumwe nanjye ngene nkora amafaranga muri iyo minsi nzaba ndi gukora nyaboherereze mbaburemera kandi kumbi muri iyo minsi uzaba unakora nzaba nkora ngwiki nzaba nkora hake ibintu byawe ko numva bifite imipangu ngishimisha abanzi banjye njyewe oya uzaba ugiye ngishimisha abanzi banjye umuntu wese unyanga ndaza kumuhereza urupapuro yiyandikeho kuko nindamuka ngeze muri Amerika ikintu cya mbere nzakora idolari rya mbere nzabanza kohereza n'iry'umwanzi wanjye nzaba Imana iravuga ngo mubanze mubane neza n'abanzi banyu kandi uba ari bo ugirira neza gute se uza umuntu wakugiriye nawe ni uzabanza kohereza cyane oya da niwe nzabanza gushimira yego ugamije iki kumugarura cyangwa ntacyo nzabangamije kumwereka inzira nziza akwiriye kunyuramo nkamubwira ko isaha n'umunota n'ubundi guhemuka ntacyo bimaze gira neza wigendere wigira nabi ngo ugende ujya hese wagira nabi ukagenda ujya ngenza abagiye gushimisha umwanzi wawe niba iki bizakugora ugeze mu ndege mama gasikiriye indege no kureba ikirere arabona ngeze mu ndege gakora ko nzeza kudushishi ubwo ikintu cya mbere nzakora ngeze abanza ndebe hasi kugira ngo ndebe koko niba abantu ari utuntu dutoya niyo kintu uzabaza kureba oya niko biba bimeze ntabwo nabwira pilot nishyira ahantu ndi bukomeza kugenda ndeba hasi ndeba none uburyo ujya ngo ncire gutya ndeba akacurwa ari bumanuke nta ucira ari mu ndege ari no muri etaje ntibyemewe reka da byaba nanzi ngo zabikora research njyewe aba mu bwiherero wajyayo ako nzabanza ndebe kabisa uko amatsiko nyine Kanombe usanzwe ujyayo ni ibisanzwe ariko mu ndege ndari wagati kati oya nzabanza ndebe ukuntu abantu hasi baba bameze n'amazu mbese bimeze zabire ujya ariko hari igihe uzagira ibyago nyine bitewe n'itike yawe ntiwicare ku idirishya ntubizi se ko nese ko utangiye kunyaturiraho ibyago oya birakatsindwa na Nyagasani none ntibikakubeho wavuze se ahubwo ibyo ngibyo uri kwifuza uzaba uri byubona oya nibyo ibyo uvuze nibyo ibintu byose ururimi rwari ruyo
mujye mwaturiraho umuntu imigisha wari ruyobye burage ntago njya nkunda kwaturiraho umuntu umuvugo oya ntabyo nshaka ngo mwatureho oya sinkakuvuma ubona amashimwe kuko Imana igaburirwa n'amashimwe sinkakuvune bambi sinkakuvume we sinkakuvune ukavuga ko uzagira amahirwe wicaraho ukomeza kureba ibyo wifuza ibyo uriho wifuza bigirirweho okay ikibazo cya nyuma rero none se imyaka 2 uri uvuga ubwo filime kwa heri namaze kubyumva filime icyambere muri iyi minsi ngiye gukora hadi kore stock nzaba afite telefone yanjye nzaba afite video zanjye nzagenda na uploading ikindi nzafata shot nyinshi ku buryo nzajya nshyiraho mbabwira ngo ndi mu ndege ndi muri Amerika n'ibiki ibintu byose mbese muri make mushonje muhishiwe yego abantu bakurikira ino TV bagomba kuzakurikirana urugendo mpaka rusoje kure kw'Imana okay byiza cyane yitwa Mama Gasikiri Gaju umukinnyi wa filime cyane zo mu bwoko bwa comedy wibera mu burasirazuba abantu b'i Kigali bakunda kuvuga ngo ni mu cyaro banza batajya batembera ngo barebe uburasirazuba uko bumeze umujyi wa Ngoma ariko kuvuga buriya ni uburenganzira bw'umuntu icyambere urabizi ko i Kigali ni mu mujyi izindi ntara zose rero uko haba hameze hose abanyakigali bahita mu cyaro ntabwo nabarenganya buriya utari mu mujyi wa Kigali ahariho hose nawe yaba ari indi mijyi ya mbere muri u Rwanda rwacu cyangwa ya kabiri cyangwa umujyi wa mbere ubanza kuza tuvuga ni Kigali yego twase tuvuga i Kigali ubwo bari ati ubwo bibereye mu cyaro abandi bose bo mu yindi mijyi cyakora i Musanze naho njya numva bapfa kuvugaho gake wenda ni Huye ariko Kigali ntabwo ikaza on top ariko Ngoma imeze neza Ngoma natwe tuhari tubona ari umujyi mumeze neza abantu baho barakeye Ngoma hari isuku nyinshi Ngoma impamvu abantu hakeye impamvu dukeye Ngoma turya neza murya neza rati dufite ibyuzi by'amafi hakurya bakomye amashyi dufite ibyuzi by'amafi noneho njyaho ntuye dufite hoteli ifite pisine ifite ibintu byose mbese muri make dufite n'ikibuga tujya gukiniraho nongera gusuhuza abakinnyi ba Reyo ubwo uriwe kwanza oya njye nta kipe nimwe fana itsinze kera nafanaga Amavubi yajyaga mu mahanga yatsindwa nkuva nagira nkavuga Amavubi muzano bakubite nkuva nabarambika nkabakubita kuko Amavubi nashakaga katsinda yatsindwa mana umva nakoraga amasengesho y'iminsi 3 kubasengera mvuga nti satani yateye mu Mavubi none sinzi pe turashize urumva niyo nafanaga yego ariko andi makipe yose watsinze celebrana n'uwa celebrate biba ari ibyo ngibyo okay abantu bari muri Amerika basanzwe bakurikira Gaju by'umwihariko bakwiteguye kuzakubona uri mu mafoto uri mu werekana aho uri ibyo urimo n'iki ariko hari n'uwavuga ati ndifuza guhura nawe nkamuhobera ndabaha nimero urabaha nimero ndabaha nimero kuko hari naho nzagera nkayoba bigasaba ko nyoboza nkamuhamagara yewe ngeze aha ako biroroshye rwose ntekereza ko ibyo bintu utarabipanze byaba ari hatari ugomba kugenda ibintu byose ubyujuje location yize niyizeye cyambere buriya nishyizeye ariko giye nashaka kuvuga nti abantu bazaba bariyo basanzwe ari abafana kandi bifuza rwose kuguhobera bakakugwa mu byano bari bagatera w'Imana gatera ndagusuhuje from America barahari ba Robert barahari giye ntago mvuga muzi mwana wa mama ndi kuvuga abakuzi wowe utabazi abafana benshi muri Amerika barafana ndabizi njya muri abanyandikira mfite nimero nyinshi none nta kantu wazakora ku buryo abantu ariko cyane abantu bo muri Australia naho ndabasuje cyane bajyaga banandemera hari umuntu wajyaga undemera wo muri Australia ariko sinzi nimero ye niba rwo nahinduye telefone ashaka kuba yarambuze kuko navuga izo nshuti nukazitakaze navuga ko igihugu cya mbere nzabanza kujya muri Australia hari n'abandi bandemeraga bo muri Canada Canada ho hari n'ugeze ngo kunshakira ubwene gihugu ase yarabubonye ntiyabubonye ndagira nawe n'iki kiganiro
aza kongera nyandikire. Ukuri kutavangiye rero ngewe ndiho ndasabira abantu bagukunda rwose bazakubone tubona amafoto uri kumwe n'abantu bavuga bati uri umufana wacu tugize amahirwe turakubonye. Ubundi rero tugiye kugusezeraho tukwifuriza urugendo ruhire, cyakora uzadutumire tuguherekeze kuri airport tugusezereho ku mugaragaro izuba riva, sibyo? Tutwaze valise tukugeze rwose aho tugusezerera, nizera ko utazatutenguha. Umuntu uzantwaza muzamubona, ntago mwese ariko muzantwaza. Ariko jewe nzaba ndi kuri mikoro, nta kibazo, wenda sinzagutwaza ariko nzabigenze ni. Hari umuntu uzantwaza arabizi. Ibyo bintu ni ukunyishongora, ugiye urabona ntabi bidakukeye. Bonita ami intime. Muraje mutangira ngo sweetheart. Ariko nimba nahari babwire nta kibazo. Intime wanjye ni uzantwaza. Niko sweetheart nimba hari kanyuze rega ntacyo bitwaye. Ntawe uhari pe. Mbabeshye ntawe uhari. Gira uke zamura akaboko. Ariko windahiza ijambo ry'Imana ndavuga ngo nimukarahira isi kuko isi ni intebe yanjye. Nimukarahira n'ijuru. Oya isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ijuru ahubwo ni intebe y'Imana. None nimukarahira umusatsi kwa kundi ugira gucya ngo buriya ubunyujije ku musatsi gutya, nimukarahira umusatsi kuko ntago ushobora kuweza cyangwa ngo wirabuze. Ubwo rero ababwira babandi bakura ngo ni izina ry'Imana mwamuri gukora ibintu binyuranye n'ibintu by'Imana, uzongere umvikane atazagira umuntu Imana izi kabanza igahurushya. Nyene ngiye nashaka kurahira utayivuze. Uvuga ngo ni ukuri cyangwa si ukuri. Gabyo kwa ngo ni izina ry'Imana ngo ngengo akari kubita. Ngo oya Imana do ibyo ntago njya mbikora. Yakukira narabikora. Nyine mu ijambo rimwe uwowe ntawe uhari. Sweetheart we ntawe uhari. Oya ntawe uhari. Okay. Gaju rero tukwifurije urugendo ruhire, hanyuma mu gihe uri gutegura urugendo rwawe hari abantu bazifuza kuguherekeza, ngiyi nimero ni mumuhamagare nuko mumuhe ikaze abari hakurya aho ngaho, abari mu gihugu namwe mumubwire muti urugendo ruhire. Dushimire Gaju cyane ku kiganiro uhaye Ino TV, uri umuntu mwiza cyane kandi uri w'agaciro mu buzima bwacu, impagarike n'ubugingo, hanyuma urugendo ruhire. Ndabashimiye nanjye abashaka kuzamperekeza, hari uburyo ushaka kumperekeza ugura amazi, hari n'uburyo wamperekeza ugura akamoko ku gati, hari n'uburyo wamperekeza ugura shikarete burya ngo zituma abantu batagira isesemi, hari n'uburyo wamperekeza uburyo bwinshi. Nimero yanjye ni 078 3 7 999 ndasubiramo 078 3 7 999. Nibutsa abantu banjye nabo kwibuka gukora subscribe kuri Ino TV no kuri Gaju Comedy. Murakoze cyane. Thank you so much. Ino TV. Likinga, kora subscribe gutya.